nakomeze fresh nanjye binomeze bo kuri no curo gahunda ni muri ya yindi no kutabatenguha nuko mubizi ndo wa muhungu wanyu bakunda kandi bahoza ku mutima no munsi zanye inkuru nziza mbaza ngo nzanye inkuru nziza so yari imyaka myinshi yari iminsi myinshi tudaherukana but kuri no curo twaje noneho twaje tuje amana ni Isano Media kandi subscribe share like na comment ya ari projet sha tuzanye ya projet izina riracyari ibanga gusa detail napfa kubaha nyeya twagarutse muri umushinga wa sinema nyarwanda rwa ruganda rwacu kandi twigiramo byinshi fashamu nabizi njya mbagenga iyo mbanje nambaye hasi yesu namba rugamba urabibona ibitambagurusa usungu nk'abasore so hari ibintu bigera muri bitatu bisabe kino cya mbere kandi subscribe Isano Media TV niba usubira cya kabiri kumana natwe inkuru wacu inkuru uri Isano Media ubora kandi subscribe shana comment ubora bikoze byo kumana natwe ni ibintu by'agaciro ni ibintu by'ingenzi kuba noneho utwaje muri 2025 ukaba turi serious ibintu by'imiteto n'imikino ikindi cya gatatu ni ikera namwe murimo munongora cya gatatu ndumva nakibagiwe gusa ni iminsi myinshi mwarimo nkumbuye bizaba ari byiza kuba muri kumwe nanjye bizaba ari byiza kuba ndi kumwe nawe ndabakunda murabizi kuba mbafite iby'agaciro twagarutse kuri projet yacu irimo ubuzima cyangwa se ni isomo ry'ubuzima zigiramo ibintu bijyanye n'ubucuti ubuvandimwe kugira neza urukundo ndetse n'ibindi ni season ifite episode 5 episode 1 2 3 4 5 episode 5 hano bari sikamaranye film izabirimo abasore inkumi sinababeshya ngabakuru kuko nabakuru dufite sinababeshya ngabasaza kuko nabasaza dufite gusa abarimo ndabizeye barabishoboye n'abantu badanje nabahanga mu byo bakora mu acting